Yes, mbahaye ikaze rero nk'ibisanzwe ni Mr Toure kuri Mr Toure Official. Narababwiye ni YouTube channel tuzajya tuyungukiraho byinshi. Nawe niba udushyigikiye ukanda subscribe kandi ukazogera kandi like, hanyuma rero unatwereka muri comment rwose ko turi kumwe. Usharinge inshuti zawe kuko ubu n'ubumenyi utazasanga ahandi. Yes, mu gihe rero udakanze subscribe, mu gihe udakomeje gukurikirana ibiganiro byaha ntuzigera wongera kubibona. Yes, rero uyu munsi ngiye kubabwira amagambo 8. Yes, cyangwa se interuro 8 abahanga urabizi IQ. Abantu bafite ikigero cy'ubwenge kiri hejuru cyane, afite ubwenge bwinshi bakoresha buri munsi. Yes, nawe wasanga urimo. Yes, nawe ushobora gusanga rwose aya magambo ujya uyakoresha. Ni amagambo 8 abantu b'abahanga b'abanyabwenge bafite ubwenge budasanzwe buri hejuru batajya bibagirwa kuba bakoresha buri munsi. Ijambo rya mbere niri. Ijambo rya mbere riravuga riti simbizi. Simbizi mu rw'icyongereza ni I don't know. Yes, kubera iki bakoresha iri jambo? Barakubwira bati abantu b'abahanga ni abantu bemera icyo batazi. Mbese niba uri kumusobanurira ibintu ukamubwira uti ibi bintu wabyumvishe, iyo atabyumvishe arakubwira ati sinabyumvishe, kandi babikora rwose bumva bakeneye nyine kuba basobanukirwa. Wewe ntago atinya kuvuga ko ikintu atari kucyumva. Ushobora kumubwira uti uzi gutwara moto, akakubwira ati ngewe simbizi gutwara moto, akakubwiza ukuri kuko abakeneye yuko uyimwigisha. Abantu rero ngo baba ari abahanga. Amagambo rero ntabwo buri munsi bajya bayibagirwa. Niyo mpamvu buri munsi ashobora no kukubaza ikibazo ukamubwira uti nabyo waruzi, agatubwira ati ya ntabwo mbizi. Ya abo muntu ngo ni umuhanga udasanzwe. Uwo muntu ni umuhanga udasanzwe afite ubwenge buri hejuru cyane. Abo rero ni abahanga batajya bibagirwa iryo jambo kurivuga buri munsi. Irindi jambo rero ni ijambo ryiza. Ni irihe ijambo? Abantu b'abahanga rero iyo muganira arakubwira ati wigeze wibanda kuri iki cyangwa wigeze utekereza kuri iki. Bishatse kuvuga iki wenda mu cyongereza bishatse kuvuga biti have you considered? Yes, wigeze utekereza kuri iki kintu? Ya iki ni ikintu cy'ingenzi cyane rero abahanga bakunda kukubaza. Yes, iki ni ikibazo akubaza iyo muri kuganira. Urugero ukamubwira wenda uti nahuye n'ibibazo runaka. Ikintu ahita akubwira ni kimwe gusa, ahita akubwira ati basi se wigeze utekereza kuri iki kintu? Ese nta bundi buryo wigeze utekereza uburyo kitwagikemura cyangwa wagikemura icyo kibazo? Mbese agerageza kugufungura, mbese agatuma ujya kure utekereza kugira ngo urebe ibitekerezo bigiye bitandukanye. Hanyuma rero byakorera kuba wafata umwanzuro. Umuntu n'umuhanga rero ukubaza icyo kibazo abafite ubwenge budasanzwe. Mbese ngira ijambo nirijya ribura buri munsi iyo baganira. Irindi jambo rero ni irihe? Ryitwa why. Kubera iki? Kubera iki? Mbese n'abanyamatsiko. Mbese buri munsi ntabwo mushobora kuganira ngo narangiza rero abure ijambo why. Iyo muri kuganira ashobora kubaza ati kubera iki? Muraganira ku kintu runaka, uramubwira uti uzi impamvu ibiciro byazamutse, agahita kubaza ati se buriya ni ukubera iki? Mbese bagira amatsiko, abashaka uburyo ki ashobora kumenya igitekerezo cyimbitse cyangwa se ikintu kiri inyuma y'iyo mpamvu yabaye. Yes, mbese bagira amatsiko. Iri jambo ntibajya baryibagirwa why. Yes, nawe rero niba ugira ibaza rwose umenye ko uri umuhanga udasanzwe. Irya kane ni irihe? Nkomeza kukwibutsa kuba wakora subscribe, biraba ari inkunga yawe ikomeye. Yes, ijambo rya kane rero ni ijambo rigira riti let me see if I understand. Reka ndebe niba nabyumva. Yes, reka ndebe niba nabyumva cyangwa se niba byanyorohera. Abantu rero ngo ntabwo bo bumva ko ibintu byose bashobora guhita babikora ako kanya. Arabanza agasaba umwanya akabitekerezaho, hanyuma rero akareba yuko koko yabikora. Urugero ushobora kumubwira yes, ushobora kumuha igitekerezo runaka, hanyuma rero wamuha igitekerezo runaka nahita yihutira kuba yagira bimwe mu bintu cyangwa se mu bisubizo ahita akivugaho. Oya, akabanza akavuga ati reka baye nuve ko icyo gitekerezo nyumva. Akabanza akagitekerezaho kugira ngo naza no kugusubiza agusubize igitekerezo cyubaka, igitekerezo cyiza kandi kiri bukumvishe koko ko ibyo ari kuvuga ari ukuri. Ngaba abantu rero baba ari abahanga gusa. Mbese ikintu ngahanga ashingiraho arabanza akakumva. Yes, arabanza akakumva, akumva yuko ibyo uri kuvuga rwose nawe ubwe ari kubyumva.
mbere yuko agira ikintu agusubiza. Niyo mpamvu akenshi ngiye agiye kugusubiza agusubiza igitekerezo nawe akavuga uti rwose uyu muntu ntasanzwe, rwose uyu muntu ni umuhanga udasanzwe. Yes, kandi nguko rero iyi ngiyi niyo nero bakunze gukoresha bavuga bati reka mbitekerezo, reka ndebe uko byakunda, reka ndebe uko bimeze, ese ubundi bimeze gute, reka banze mbyirebere. Yes, abantu rero ni abahanga buri munsi ngo ntabwo ashobora kwibagirwa ikintu, mu by'umwihariko igihe yagerageje kuganira n'abandi. Irindi jambo rero batajya bibagirwa kuvuga buri munsi ni iri ahangaha rirajya riti nshimye ibitekerezo byawe, nshimye icyo uvuze. Mbese wow, bakora congratulation, aravuga ati wow, ikintu uvuze ni ingirakamaro. Mbese iyo muri kuganira ukamuha igitekerezo ntashobora kwibagirwa ati ariko urarenze, uziko icyo kintu ari bwa mbere nyumvishe, uziko icyo kintu rwose nanjye kinungwe, uziko hari isomo nkuyemo. Wow, uyu muntu ngo ni umuhanga udasanzwe, aba afite IQ iri hejuru, kuko buri munsi ntabwo iryo jambo ashobora kuryibagirwa. Akenshi kuko bakunze kuganira n'abantu, iyo ari kuganira ahangaha ukagira ikintu umubwira, wewe akibona nk'ikintu gishya, kuko aba yumva kuko kakeneye guhora yiga. Niyo mpamvu rero umubwiye igitekerezo kabone naho icyo gitekerezo yaba asanzwe akizi, wewe yumva ko ari gishya kuri we. Hahandi rero agushimira avuga ati rwose ndashimye, rwose ibintu uvuze ni ibintu by'ingirakamaro. Uziko ibyo bintu kuko ari ukuri, wawe uziko icyo gitekerezo cyawe kidasanzwe. Ahangaha rero iryo jambo ntabwo bajya bagibagirwa kurivuga buri munsi. Nawe rero niba ugivuga rwose umuntu muri kuganira, hanyuma rero yarangiza akaguha igitekerezo runaka ukavuga uti uziko icyo gitekerezo kidasanzwe, mbese nshimye icyo gitekerezo mpaye. Wow, uyu muntu ngaba ari umuhanga udasanzwe, kuko udahorana amatsiko nta nubwo washima ibitekerezo by'abandi. Yes, ahorana amatsiko bambwiye igitekerezo akumva ntigisanzwe. Yes, wo kumva ashaka kugira ikintu akigiramo. Niyo mpamvu bashima ibitekerezo by'abandi aho kugira ngo afate umwanzuro wo kuba yabajajinga cyangwa se yabacira urubanza avuga ati ibitekerezo byawe ntabwo byubaka. Oya, abangaba rero ngo akenshi no mu mubano birabahira, kuko akenshi mu mubano kuko hazamo icyitwa communication na listening, kumva uwo mubana cyangwa se kumva uwo mukundana ukamwumva ukamutega amatwi. Ngaba ngaba rero barahirwa cyane, abakobwa barakunda cyangwa se abasore bakabakunda. Yes, rero bitewe nuko we ibyo umubwiye agutega amatwi kandi akabishima, ukabona yuko utaruhiye ubusa. Yes, rero iri jambo batajya babura buri munsi ari naryo rya gatandatu ni irihe. Yes, kwemera amakosa. Wow, ngo nibeshye koko nibeshye. Yes, ntabwo mbese abura kuvuga iri jambo ngo I was wrong cyangwa se nibeshye. Biratangaje cyane. Yes, rero ahangaha wewe ngo kwemera amakosa biroroshye cyane kutabitindaho. We ntabwo ajya bitindaho avuga ati nemera amakosa baranseka, no, abakeneye wewe guhora yiga. Niyo mpamvu rero iyo muri kuganira akibeshya, yes, ashobora no kujya rwose gutanga presentation cyangwa se ikiganiro runaka, yajya gutanga ikiganiro runaka cyangwa se akajya kwigisha abantu ikintu runaka, yakibeshya rwose akaba ati muzi ko nari nibeshye. Mbese we aba yumva ari ibintu byoroshye kwibeshya, ko ari ibintu bibaho. Yes, niyo mpamvu rero abangaba amahirwe bakunze no kugira niyo ari mu rugendo rw'iterambere, aba yumva nta kibazo afite, kuko iyo yibeshye ikintu runaka ntabwo ajya yicira urubanza, aravuga ati n'ubundi ubutaha nzabikosora. Ahita yemera koko yibeshye, ahubwo agashaka igisubizo, ikintu ashobora gukora kugira ngo niyongere gusubira muri iryo kosa. Niyo mpamvu rero ngo aba bantu badasanzwe, abantu ni abahanga rwose. Nawe niba ujye wemera amakosa yawe, mu gihe hari ikintu ukoze ukavuga uti uziko nibeshye, uziko nakoze aya makosa, rwose umenye ko uri umuhanga. Iri jambo rero ngo nirijya ribura muri bo buri munsi. Iri jambo rero rya gatandatu rya karindwi ritajya aribura buri munsi ryitwa ese. Ese nimfata ibi biragenda gute? Ese nidukora ibi biragenda gute? Ese ninjya hariya biragenda gute? Mbese abangaba bashaka icyitwa creativity, guhanga udushya. Reka nguhe urugero, ashobora kuba agiye gushinga umushinga runaka, yes, business runaka. Hanyuma rero yarangiza akavuga ati ese ninongera ibiciro cyangwa se ninshyiramo udushya biragenda gute? Agahita abona ibisubizo. Yarangiza kongera akavuga ati ese ninzana brand biragenda gute? Mbese bo bashaka ibitekerezo bigiye bitandukanye. Urugero nanone ashobora kuba agiye kukugira inama, yarangiza akakubwira ati ese
uyu muntu nabikora uko nguko, nakemura iki kibazo muri ubu buryo biragenda gute, akabisesengura akongera agatekereza ku ruhande. Ntabwo yumva ko igisubizo kimwe gihagije, atekereza ibisubizo bigiye bitandukanye, agashaka ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri icyo kintu runaka, yarangiza agafata umwanzuro wabo. Mbese niyo mpamvu bo igitekerezo aguhaye, kuko aba yabanje kureba impande zose, ntabwo we areba ku gitekerezo kimwe. Abangaba rero barahirwa cyane, ngo ni ibintu bidasanzwe rwose, ni igikorwa kidasanzwe bakora, kandi ni ijambo ridasanzwe batajya bibagirwa buri munsi. Niyo mpamvu rero bahorana udushya. Niyo mpamvu rero ashobora kuba agiye no kubwira Imana wenda mu mubano, mu rukundo, yarangiza akavuga ati ese nimuha iyi mpano y'amafaranga biragenda gute, cyangwa nimuha iyaya biragenda gute. Rero iyo niyo mpamvu yaje kuguha impano, kuko aba yabitekerejeho we, atajya yibanda ku gitekerezo kimwe gusa, ahubwo ko yumva nta kintu kigira igitekerezo kimwe. Hari uburyo bwinshi bwo gukora ibintu runaka, ibizwi nka alternative ways. Yes, rero ahangaha igitekerezo kimwe kiri helpful and supportive, informative, cya gitekerezo cyubaka, kiri audible. Yes, rero ikindi kintu ni icyari nacyo cya nyuma. Yes, ikintu cya nyuma rwose arakubwira ati icyo ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye rwose. Niyo phrase cyangwa se niyo nero bakunze kuba bakoresha buri munsi, batagiye bagirwa buri munsi. Akubwira ati icyo ni ikintu gikomeye rwose. Urugero, ushobora kuba muri kuganira, hanyuma rero ukamubaza ikibazo, wewe niyita ku gisubizo agiye kuguha, ahubwo ashimishwa n'ikibazo umubajije. Mbese niyo mpamvu akunze kubwira ati wow, great question. Uzumve akenshi abarimu akunze kugushimira ati wow, ikibazo cyiza cyane. Baba ari abahanga badasanzwe, bafite ubwenge bwinshi, iryo jambo nibagiye bagirwa buri munsi. Yes, rero niba nawe ujya ubaza uko nguko rwose, umenye ko uri umuntu udasanzwe. Yes, umuntu mukamuri kuganira, yangiza akakubaza ikibazo, ukumva iki kibazo uragishimiye rwose, we niwitaye ku gisubizo ugiye kumuha, ahubwo ubanje guha agaciro ikibazo aguhaye. Wow, aba bantu rero ngo baba ari abahanga abadasanzwe cyane. Nawe rero niba rwose muri ibintu 8 tuvuze hari ibyo ujya ukuvuga akenshi, umenye ko umuntu udasanzwe. Yes, uri umuhanga ufite IQ iri hejuru cyane, komerezaho. Yes, mwibutse gukora subscribe, biraba ari inkunga yawe ikomeye iki kiganiro, gisharinga ku nshuti zawe. Ciao ciao.